urugo runezerewe Imana irubamo iyo bahuje imigambi yo kujya mw'ijuru urugo rurimo Yesu rugira amahoro abana biga kuvuga bahora izina rye urugo runezerewe bahora basenga ababyeyi bakunda ijambo ry'Imana Mukiza afashe ingo zacu zigira amahoro uzuza imitima yacu urukundo rwawe. Senge. Turagushimiye data udukunda uri mu ijuru abana bawe abatoya n'abakuru duteraniye aha ngaha tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda mu bisigaye nyuma y'ubugingo bwacu uyu mwanya ukaba ushimye ko tuba duteraniye imbere y'ibirenge byawe uhabwa icyubahiro ndakwiragije ngo ubane natwe tubere umwigisha mukuru tugire satani mu mitima yacu kandi bituma tuzakubona ugarutse tukaraga ubwami bwawe ugukomeza kuduhana n'abakwizera bose bari mu mpande enye z'isi tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Mwese Imana ishimwe kuko yaturinze ikatubana ikaba iduhaye amahirwe yo guterana izina ryayo ryeranira ku icyubahiro. Amen. Igitabo cyitwa ibihamya by'itorero uzi ngo wa mbere ndakeka ari ipaji ya 20 harimo ijambo rivuga ngo umuhanuzikazi NYAKURI yari yamenyereje ingingo ze z'amajwi yashoboraga kubwiriza abantu barenga 20,000 nta ndangururamajwi yifashishije kandi akabikora igihe kirenze isaha. Sinzi rero ko hano hari 2,000 tubigezeho Welisa ntabwo ari kumva nari ndi kuvuga ngo ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere paje ndakeka ari ya 20 harimo ijambo rivuga ngo NYAKURI yigeze abwiriza igiterane cy'abantu barenga 20,000 nta ndangururamajwi ntari nasoza Elisa muri metero zitageze muri 20 ngo ntibari kumva ngo icyo giterane ijwi rye ngo ryashoboraga kugenda rikagera ku kilometero. Muzayasoma mu bihamya by'itorero umuzingo wa mbere ku ipaji ya 20. Rero niba ni ukuremara ni ingaruka zo kudakora abantu bamenyereye indangururamajwi zaba zidahari ubuzima bugahagarara. Ingope uriya umuntu ari hano agiye hariya hepfo ku gasoko byanga bikunda tegitagisi akishyura 200 kandi yakagombye kuhagenda mu minota mikeya akabagezeyo. Rero izo ni ingaruka zo kutagenza dute zo kudakora. Rero ku bantu tutaziranye nitwa Karambizi cumbitse imahoko tugiye kwigana ijambo ry'Imana ariko mbere yuko mbabwira ijambo tugiye kuganira reka tubanze dusome amagambo ari mu gitabo nkunda cyane cyitwa kubana n'Imana iminsi yose. Abashobora kumva ururimi rw'igifaransa iki gitabo muzakirebe mukunde kugisoma cyitwa avec Dieu chaque jour kubana n'Imana iminsi yose. Iki gitabo uburyo cyanditsemo buri munsi wose ufite isomo ryawo
guhera tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere kugeza tariki 31 z'ukwezi kwa 12, buri munsi ufite isomo ryawo. Rero aya magambo ngiye gusoma hano ku ipaji ya 380 sura ya 2 haranditse hati: à l'école du Christ, les étudiants n'obtiennent pas des grades universitaires. Mu ishuri rya Kristo abanyeshuri ntabwo bahabwa impamyabumenyi za kaminuza. Ntabwo mu ishuri rya Kristo twiga ngo tubone diplome dutahe. Diplome tuzayibona tugeze hehe? Les élèves se composent à la fois de personnes jeunes et âgées. Abanyeshuri biga muri iryo shuri rya Kristo ni abato ndetse n'abakuru. Ni ukuvuga ngo abato n'abakuru bahurira mu ishuri rimwe kandi bagahuza. Buriya muri aya mashuri yo hanze ufashe umunyeshuri wiga mu wa 6 ukamwicarana n'uwiga mu wa 2 ntabwo bakumvikana. Niba hari abarimu bari hano icyo ngicyo barakiza, ariko mu ishuri rya Kristo abato n'abakuru twese duhurira hamwe. Ceux qui s'attachent aux instructions du divin maître croissent constamment en sagesse, en noblesse et en purification, et ils sont ainsi préparés pour entrer à cette école d'Aho où l'on continuera à se perfectionner à travers l'éternité. Ngo abihwanya n'inyigisho z'umwigisha wo mw'ijuru bahora bakura. Bahora bagenza bate? Bahora bakura mu bwenge, mu bupfura, mu kubonera, maze bakaba bari kwitegura kuzinjira mu ishuri ryo mw'ijuru aho bazakomeza kwiga mu kubonera mu bihe by'iteka ryose. Abanyeshuri bamaze kwinjira muri iryo shuri, baba ari abato, baba ari abakuru, kenshi n'abasaza bagenda bunamye, barakomeza bakiga, bikaba biri kubategurira kuzinjira mu ishuri bazakomeza kwiga kubonera by'iteka ringana iki ryose. Hirya ku ipaje ya 227 kugira ngo tubanze twumve aya magambo neza, hanyuma mbabwire umutwe w'amagambo tugiye kuganira. Ho haranditse hati: Jean et ses compagnons, les disciples, fréquentaient une école dont le Christ était le maître. Yohana n'abagenzi be b'intumwa bigaga mu ishuri Kristo ari we mwigisha. Rya shuri nge namwe dusabwa kwinjiramo rikadutegurira kuzaba imbonera ndetse no mu ijuru, rikazadutegura kugira ngo twumve amasomo yo mu ijuru. Yohana muzasoma muri Mariko ibice 3, wa wundi wari mwene Nkuba yabyigiyemo we n'abagenzi be. Ibyo bize Jean retenait précieusement les leçons de ses maîtres et il cherchait sans cesse à mettre sa vie en harmonie avec celle du divin modèle. Yohana yafataga ayo masomo nk'ay'agaciro. Yayafataga nk'ay'iki? Nk'ay'agaciro. Ayo masomo yayafataga nk'ay'agaciro, agashaka ubutaruhuka gushyira imibereho ye, gutuma imibereho ye ihamanya n'iy'umwigisha wavuye mu ijuru. Ya masomo umwigisha aramuhindura, wahoze ari mwene Nkuba asoza amateka nkayayandi tuyadusoma mu nzandiko yandikiye abantu. Ngo uyu mugabo nahoze ndi gusoma amateka ye, ageze mu zabukuru baramuzanaga bamufashe mu maboko bamurandase, bamugeza imbere y'amateraniro, agaterura ikibwirizwa ati: bana bato mukundane. Akaba arashoje, ariko abigishije ibintu bigana iki? Kubera ko yavugaga Kristo yabonye, Kristo yumvise, Kristo amatwi ye yumvise n'amaso yabonye, n'intoki ze zikagenza zikamukoraho.
Les leçons de Jésus exaltant la douceur, l'humilité, l'amour, les vérités essentielles pour croître en grâce et pour être prêt à servir le Maître. Non. Amasomo ya Kristo ashyira hejuru ukwiyoroshya, ubugwaneza, urukundo, imico y'ingenzi kugira ngo dukurire mu buntu kandi tube twiteguye gukorera databuja. Tube twiteguye gukorera nde? Databuja. Était pour Jean d'une incomparable valeur. Kuri Yohana iyo mico yari ntagereranywa, yari ifite agaciro ntagereranywa. Iyi mico y'ingenzi kuri Yohana yari ifite agaciro ntagereranywa. Rero tugiye kwiga nk'uko twari tubisezeranye, ariko iri jambo tubanze turitekereza. Abanyeshuri biga mu ishuri rya Kristo hari igihe wamara n'imyaka 20, 30 ukagira ngo wabonye impamyabumenyi ntarayibona, warangara gatoya ukabura asigaye kundi. Umwanya wafashe igihe kirekire ukinjira mwundi ugasigara hanze. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo amahirwe yo gusubirana ishusho yacu. Amahirwe yo gusubirana iki? Iyo burya twaramutse tuba tugifite amahirwe. Ubu rero tugiye kwigana amahirwe dufite yo gusubirana ishusho yacu. Hano mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya mbere niho tugiye guhera. Ndasoma umurongo wa 26 w'igice cya mbere. Hari ijambo rikomeye cyane. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 haranditse ati, Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batwara uko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Ishusho y'Imana, ababyeyi bacu bamaze kugomera Imana, ya shusho Imana yabaremanye igenze ite? Irayibanyaze, isi iravumwa, ubutaka umuvumo ubugeraho, maze barashoberwa. Igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, bano bantu bari bazi ko bagiye guhitabaho, ariko siko byagenze. Ariko mbere y'uko umwana wabo Isaka apfa, Abeli apfa, ibiti byatangiye guhunguka amababi, bikajya bibabaza Adamu. Niwe tubona ko ari bisanzwe kubona igiti gihunguka amababi, ariko we bakibibona bwa mbere aravuze ati burya ishyano ryaguye. Ibiti bitangiye guhunguka iki? Ibindi byameze amahwa. Aravuga ati ishyano ryaguye, ariko bidatinze n'umwana wagenze ate? Arapfa. Nasomye ijambo ritangaje ngo Eva yafashe uriya mwana amushyira ku bibero bye, ategereza ko azakanguka. Agiye kubona nta muntu wariho mukuru kuri we agomba kubabwira ngo mwabantu mwugatswa mu muracyari injiji. Uyu yagenje ate? Yapfuye. Barategereza ko azakanguka. Harabaye kera babona ingendo zitangiye kuza. Nuko urukundo rw'Imana rurongera rubigaragariza. Bitegeka isi irasama imira umurambo wa Abeli. Ntabwo bari bazi gushyingura. Imana niyo yabashyinguriye kubw'imbabazi zayo. Rero urupfu ruba rurinjiye, ariko bikomotse ko abantu bari bamaze kubura ishusho y'Imana, kubera ko Imana itagenze idapfa. Imana ntabwo ipfa. Igihe bari bamaze kwakwa rero ubu bushobozi, habayeho gupfa. Nanone Itangiriro ibice 4 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Itangiriro ibice 4 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, turasoma ndetse n'uwa 25. Itangiriro ibice 4 ndasoma umurongo wa mbere. Itangiriro ibice 4 kandi uwo mugabo
kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini, aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Aba bahungu babiri, umwe w'umuhinzi undi aba iki? Murongo wa 25. Adamu arongera atwika umugore we inda, abyara umuhungu amwita Seti, ati nuko Imana insumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli kuko Kayini yamwishe. Kayini ni amateka maremare muzasoma, amaze gutamba igitambo kitemewe n'Imana, Imana idatanze igisubizo, icya murumuna we Abeli cyemewe, afata gahunda ageza ate aramwica. Ariko urukundo rw'Imana rukomeza kugaragara ku bakurambere bacu, irongera ibahuda umwana witwa nde? Seti. Na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Ntabwo Imana yigeze ibaho na rimwe idafite itorero ryayo ku isi. Ariko nk'uko badusomeye ejo, hafi y'itorero ry'Imana haba itorero rya Satani. Ubwo Kayini yarahagarariye itorero rya Satani, Abeli yahagarariye itorero ry'Imana. Rero Abeli yaramaze gupfa, byanga bikunda Seti yagomba kubaho kugira ngo izina ry'Imana rikomeze kuvugwa mwese. Igitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi ku ipaje yacyo ya 57. Ntabwo nashoboye kubona iki Kinyarwanda, iki Gifaransa. Icyigisho ni Seti na Enoki. 57 niho tugiye gusoma abakurambere n'abahanuzi. 57 Igifaransa. Icyigisho cyitwa Seti na Enoki. Abakurambere n'abahanuzi, icyigisho ni cya 6, Seti na Enoki. Haranditse hati: Adam eut un troisième fils qui fut destiné à être l'héritier de la promesse divine, renferma le droit d'aînesse spirituelle. Adamu yongera guhabwa umwana wa gatatu wari ugenewe kuba umuragwa w'amasezerano, ashimangira uburenganzira bw'umwana bw'ubupfura, cyangwa se umwana w'imfura mu by'umwuka yo kujyana. Le nom de Seth qui lui fut donné signifie mise à la place, le remplaça. Izina Seth risobanura usimbura, ujya mu mwanya wundi. Ubwo nuvuga ngo Seth yaragiye mu mwanya wande wabe umusimbura, usimbura cyangwa umusimbura. Murakoze cyane. Car dit Dieu m'a donné notre fils à la place d'Abel que Kayatiwe. Kubera ko Imana impaye undi mwana wo gusimbura, undi muhungu wo gusimbura Abeli, Kayini yishe. Seti bisobanura umusimbura. Umusimbura wande? Wabeli. De satire plus noble que Caïn et Abel, Seth avait plus de ressemblance avec Adam que ses frères. Nashakaga iri jambo. Umurongo wa 26 ndetse n'uwa 27 mu gitabo cy'Itangiriro hatubwiye ko Imana irema umuntu, yaremye usa nayo. Igihagararo cy'ubupfura kimwe na Kayini ndetse na Abeli, Seti yari afite gusa na se kurusha bene se cyangwa bakuru. Kujyana itandukaniro mu kuryumva. Burya gusa na ba data, ba mama, ba sokuru, ba marume, ba masenge, ingaruka z'iki. Abantu bagombaga kubyara abana basa n'iki? Basa n'Imana. Ariko batangira kubyara abana bagenzi bate basa n'abase, basa n'abana. Ujya mwana we nibakubwira ngo usana nyoko cyangwa naso, uzavuga uti burya nanjye icyaha cyagenze gute? Ingaruka z'icyaha nanjye zangeze. Au point de vue religieux, il suivait des traces d'Abel. Mwumve rino jambo. Kubirebana n'ingingo z'iby'iyobokamana yakurikiye inzira za Abeli.
yakundaga Imana nkande, atandukanye nande na Kayini. Ce qui ne veut pas dire qu'il y hérité un naturel meilleur que Kayini. Ibi ntabwo bishaka kuvuga ko yagize umurage wa kamere mwiza kuruta Kayini, ahubwo hari ibanga ryari rihe. Nimukomeza gusoma kino cyigisho hepfo muzasoma ko Adamu yabaye imyaka hafi 1000, yigishije abana bageza ku gisekuruza cya 9, ababwira ati bana buzukuruza vivure na nyuma yaho ntazi ngo byitwa ngiki. Ababwira ati twahoze dutuye muri Edeni. Edeni yaziraga icyaha, ariko nge na nyogokuru na nyira tumaze gucumura tugirukanwamo, niyo mpamvu mubayeho ubuzima bubabaza. Ngabo bana bahoraga bavuga tubangisaza. Ibyo tubwira ibi byose turimo ari wowe biduteye uratubwira. Isa mubwira ngo Adamu yari yorohewe. Muzasome kino cyigisho ntabwo turi bugereyo, ariko tubwiga ijambo ritubwira ngo amahirwe yo gusubirana ishusho y'abandi yacu. Ibaze Adamu kubwira abo bantu, ababwira ati akaga mufite ninjye nyirabayaza. Ariko ubwo kubaho ubuzima bwo gukomeza kubaha Imana igenze ite? Iramubabarira. Uyu munsi Adamu arasinziriye, abikiye ubugingo buhoraho. Gusoma abakurambere n'abahanuzi, icyigisho Seti na Enoki, ayo magambo muzayasoma muri iki cyigisho ndi kubabwira. None maze gusoma. Au point de vue religieux, il suivait les traces d'Abel. Kubirebana n'iyobokamana yakurikiye inzira ya Abeli. Ce qui ne veut pas dire qu'il y hérité d'un naturel meilleur que Kayini. Ariko ibyo ntibishatse kuvuga ko we yarazwe kamere nziza kuruta Kayini. Nawe yari umwe na Kayini, ariko Imana yari yaramaze gushaka andi mahirwe aho umuntu ashobora gukirira. Aho Abeli yakiriye atandukanye naho Kayini yagenje ate, yakiriye kuko umwigisha wabo yari umwe, yari umukurambere. Hano baravuze ngo nta byiza by'umwihariko yari afite kugira Kayini. Birakoze cyane. Nta byiza by'iki muri kamere, nawe yari mu binkande nka Kayini, ariko yari afite uburinzi bukomoka mu ijambo ry'Imana. Après la chute, on lit de Seti qu'Adam eut un fils à sa ressemblance. Nyuma yo gutsindwa cyangwa se kugwa, dusoma ko Seti, on lit de Seti qu'Adam eut, dusoma ko Adamu ko Adamu yabonye Seti nk'umwana basa, yamuhawe nk'umwana bagenje bate basa. Selon son image, ishusho ye bwite, yari photocopy. Abo barabibwira ko asa na se neza. Niko Seti nawe byari bimeze. Ingaruka z'icyaha turasomye ngo nyuma yo kugenza ute, yo kugwa cyangwa se gutsinda. Adam fut créé à l'image de Dieu, sans péché, tandis que Seti, de même que Kayini, hérita de la nature déchue de ses parents. Ngo Adamu yaremwe ku ishusho y'Imana nta cyaha. Mu gihe Seti na Kayini bari baramaze kuragwa kamere y'icyaha bakomoka ku babyeyi babo. Bakomora ku babyeyi babo. Mwumve rino jambo ryiza rikurikiye. Seulement lorsqu'il lit connaissance du Rédempteur et de la volonté d'un Dieu juste et saint, il voulait, avec le secours de la grâce divine, honorer et servir son Créateur. Et comme Abel, s'il avait vécu, enseigner les bonnes voies aux pécheurs. Ngo hérita de la nature, yari yaravukanye cyangwa se yari yararazwe muri kamere
yo kugwa umutwe twahavuye selma icyari gisigaye gusa igihe yamaze kumenya umucunguzi n'ubushake Imana de sa volonté d'un Dieu juste ese n'ubushake bw'Imana y'ukuri kandi yera yifuza cyangwa se ashaka avec le secours de la grâce divine afashijwe n'ubuntu bw'ijuru kumvira no gukorera umuremyi we kumvira no kugeza ute no gukorera umuremyi we yego guhera kuri héritage de la nature héritage de la nature déchire de séparat intwari uretse kumenya ko zifite ingaruka ariko umwuka wabyo nta kintu biba bimbwiye ariko hari undi wanywera itabi iruhande rw'akageza ate akaruka kandi njye sinigeze ndimwa kuva navuka atari n'ubukristo bubiteye ariko mu kuvuga ngo mu maraso yanjye harimo iki harimo itabi nkomoka kuri basoko ku buryo uri muri ruhande rwanjye uretse kumenya ingaruka bitera ariko kose mba ndi kumva ari keza ntabwo ari ukubasetsa apana bya kinyarwanda ndavuga rino isigara uyu uri kuri mu ruhande rwanjye nta kintu mba ndi kumva bintwaye uretse kuba nzi ko hari ingaruka kandi sinigeze ndinywa n'ababyeyi banjye ntabyo bigeze banga rero muri kamere ubwo kumva ngende umuntu w'itabi nubwo ntigeze ngenza nzi bikomoye kuba kurambere banjye ye katugeze kara dufashe yego ngo ntabwo bari kukumva ngwino hino dufashe mu muhe mikoro uriya mugabo igira hino ndi kubona biri gutwara umwanya iri jambo asomye rirakomeye cyane aravuze ngo nk'uko Adamu yari yararemwe atunganye asa n'Imana Seti kimwe na Kayini yarazwe kamere y'ababyeyi be babo bibi bakoze ariko we asobanukirwa iby'umucunguzi we kandi kubera ko ndi kugira bifatiraho umuriro ntabwo muri kumva iri jambo numvise rikomeye cyane rirakomeye reka nongere nsome wenda murumva baravuze ngo kuko Adamu yari yararemwe atunganye asa n'Imana Seti kimwe na Kayini yarazwe kamere y'icyaha ababyeyi babo bakoze ariko we asobanukirwa iby'umucunguzi kandi yigishwa gukiranuka uyu ni inde bari kuvuga Seti ibyo gukiranuka agendeye mu buntu bw'Imana yari yarayikoreye kandi yahesheje icyubahiro akora nk'uko Abeli yajyaga akora iyo aza kubaho akora nk'ibyo Abeli yakoraga yazaga gukora ngo yaza kubaho agarura ibitekerezo by'abanyabyaha ku kubaha ndetse no kumvira umuremyi wabo iryo jambo nashaka ngo rigiye azana ibitekerezo yego so nongere ndisubiremo baravuga aho ndi gusoreza
baravuze ngo kuko Adamu yari yararemwe atunganye asa n'Imana, Seti kimwe na Kayini yarazwe kamere y'icyaha ababyeyi babo bakoze, ariko we asobanukirwa iby'umucunguzi we, uyu ni Seti, kandi yigishwa gukiranuka agendeye mu buntu bw'Imana yarayikoreye kandi ayihesha icyubahiro, akora nk'uko Abeli yajyaga gukora iyo aza kuba akiriho, agarura ibitekerezo by'abanyabyaha mu kubaha Imana no kumvira umuremyi wabo. Urakoze cyane. Rero ya mikoro y'umwimerere niyo tugiye kugarukaho. Tugeze mu gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo ku ipaji yacyo 51. Haranditse hati uwahaye Adamu Eva ngo amubere umufasha yashakaga ko umugabo n'umugore bahuzwa n'umurunga wera kugira ngo bareme imiryango abayigize batamirizwa amakamba y'icyubahiro kandi bakamenya ko ari bamwe mu bagize umuryango w'ijuru. Burya y'Imana yahaye umugabo umugore cyangwa umugore imuhaye umugabo, nyuma y'igihe ikabaha abana, ibibahaye inshingano. Bigenje ite? Abana n'umwanda ukomoka ku Uwiteka kandi tuzamusobanurira uko twacunze uwo mutungo we. Abana n'umwandu uturutse ku Uwiteka kandi tuzasobanurira Imana uko twacunze umutungo wayo. Ababyeyi bakwiriye gukorera abana babo mu rukundo, mu kwizera no mu gusenga kugeza igihe bazashobora guhagarara imbere y'Imana bavuga bati ndi hano n'abana Uwiteka yampaye. Iyi ni misiyo twahawe, abafite umugisha wo kuba bafite abana, abahungu n'abakobwa, abakobwa cyangwa se abahungu, baba benshi cyangwa bakeya, umunsi umwe. Ndi gusoma urugo rwa Gikristo ku ipaje y'51. Umunsi umwe umuntu azasabwa guhagarara Imana, mbese uzasubiza uti ndi hano n'abana wagenje uteye Uwiteka yampaye. Buri wese akibazeho, niyo mpamvu turi aha ngaha nk'abanyeshuri mu ishuri rya ndeye ya Kristo. Hirya ku ipaje 53, abana bahawe ababyeyi babo nk'ikigega cy'agaciro. Hari umuntu ushaka ubitavumiriya, hari umuntu umushaka musange hari inyuma niba ari muri amateraniro. Abana bahawe ababyeyi babo nk'ikigega cy'agaciro kandi cy'agaciro, Imana izababaza umunsi umwe. Twabahawe nk'ikigega cy'agaciro, tuzabazwa umunsi umwe. Tugomba guharira umwanya munini n'amasengesho menshi mu burezi bwabo no mu kubitaho. Ibaze ejo mu gitondo baguhaye ikiraka cy'ibihumbi 500 ku kwezi, cyangwa mvuze menshi, ikiraka cy'ibihumbi 100 ku kwezi. Reka mvuge makeya ashoboka. Ikiraka cy'ibihumbi 500 ku kwezi. Wari umubyeyi, uri umutambyi iwawe mu rugo, turi kujyana, uhita uvuga uti yewe hano muri ibihumbi 100 ngiye kubona harimo ibirayi, harimo minerivani, turi kujyana. Ariko igitabo cyitwa wifuzwa ibihe byose, nasomye mu ijambo rivuga ngo uko abantu bakenera ibyo kurya niko n'iby'umwuka nabyo bigenje bite. Tujya dusonza twarangiza tugapfa mu by'umwuka, kuko dushobora gusonza twarangiza tukanapfa mu by'umwuka. Nuko umugabo akagenda akajya gupagasa, umudamu nakabyuka umuseke. Ariko nahoze ndi gusoma ijambo ningira amahirwe ndarisoma mu gitabo cyitwa Child Guidance, kuyobora abana, rivuga ngo ntabwo kwigisha abana bacu bikwiriye gufata umwanya wa kabiri, ahubwo bikwiriye kuba bya mbere. None se bakurangiye ikiraka cya saa 11, kandi se abana utari wabyutse saa 11 ngo bumve,
bisaba ngo babanze bashire ibitotsi bazabone bumva ibyo uri kugenza ute, ibyo uri kubabwira. Ubigenza ute? Urabyuka ugapfukama ugasenga ugacaho. Bikaba bibaye by'umwanya wa kangahe? Ejo mu gitondo umwana yakubwira ijambo, umwana kwiwacu bitabayo, iwabo w'umugabo wanjye bikaba bitabayo, ibi yabikuye gusubiza. Wamaze kugenda utamuhaye ibyo yari akeneye, haza uwundi mwarimu agenza ate, aramwigisha. Bakeneye cyane uburezi bufite ireme. Mwibuke ko abahungu n'abakobwa banyu bari mu mubare w'urubyiruko rw'umuryango w'Imana. Imana yarababahaye kugira ngo mubatoze ndetse munabarerere ijuru. Muzamusobanurira uko mwacunze icyo kigega kera. Byanga bikunda, waba ubizi waba utabizi, umunsi umwe uzagera imbere y'Imana uyibwira uko wagenje ute, kwacunze icyo kigega. Nahoze ndi gusoma mu gitabo cyitwa urugo rwa gikirisi, umurimo wa gikristo ku ipaji ya 151 ko Imana ivuga iti, fata uyu mukungu cyangwa se uyu mukobwa ugenze te, banderere, ubatoze imico izarabagiranira mu bikaro bya hehe. Twebwe tukavuga tuti ngiye gukora ibishoboka byose umwana wanjye yige mu ishuri ryiza, agenze ate, arye neza, yige mu ishuri ryiza, ave mu nsigaye mbona n'abana biga muri maternelle mu kiburamwaka basigaye bagenda mu gitondo bakagaruka nimugoroba. Mbese ubwo ba nyina bari he, base bari he? Buriya mu myaka 20-30 iri imbere tuzaba turi kubona abahungu n'abakobwa umva batazi ngo papa niki, batazi ngo mama niki. None si uyu munsi niba umusore cyangwa umukobwa ari kujya gusaba cyangwa gusabwa agatira ababyeyi, biriho ntibiriho? Ubwo nyuma y'imyaka 20 zabimeze bite? Muri viziyo 2050 bizaba bikomeye. Ariko mu kinyarwanda baravuga ngo ufata ihene ayifata igihebeba. Niyo mpamvu itorero rusange ryashimye ko uyu munsi dufata akanya nk'aka ngaka twongere twibuke aho twavuye tukagenza dute, tukagwa. Reka dusome Imigani ibice 17 umurongo wa 14. Imigani igice cya 17 umurongo wa 14. Imigani igice cya 17 umurongo wa 14 yaranditse ati, itangira ry'intonganya ni nk'ugomoroye amazi, nuko reka impaka zitarabyara intonganya. Muri iki gitabo cyitwa urugo rwa gikristo ku ipaje yacyo ya 25 isubiyo hasi harimo ijambo rivuga ngo igihe Imana yirukanye Adamu na Eva muri Edeni yabahaye impano ebyiri. Impano ya mbere yari Sabato, impano ya kabiri bwari ubukwe. Ntabwo yigeze umwaka umugore we, ntabwo yigeze yaka Eva umugabo we. Bagenje bate, barasohokanye. Izo mpano ebyiri kuko zifite agaciro gakomeye mu maso y'Imana, nazo Satani arazishaka. Satani agenza ate, arazishaka. Reka nze mbabwire ikintu gikomeye. Hano hari abana ariko icyatumye baza nyine Imana izi impamvu. Uyu munsi ijuru ritanze promosiyo, rikavuga riti abagabo n'abagore bose bifuza gutandukana nibatandukane kandi bazajya mu ijuru. Ariko baracyafite amahirwe yo kongera gushaka. Ninde washaka uwo bari basangamo? Nta cyaha kirimo, uzajya mu ijuru ariko utandukane n'uwo muri kumwe. Mwe kunsubiza ariko buri wese atekereza mu mutima we. Ijuru ritanze promosiyo riti mutandukane, mufite amahirwe yo kongera gushaka. Buri wese washaka wasubirana n'uwe, ndatekereza batagera kuri 50%. Niko nibwira. Hano turasomye ngo itangira ry'intonganya ni nk'ugomoroye amazi, nuko reka impaka zitarabyara.
ureke impaka zitarabyara iki, hari igihe ziza noneho ukibagirwa ko n'abana bamaze kuba bakuru, bazi neza ko abantu bashamiranye. Turi kujyana noneho mu gitondo nawe yagera mu rugo rwe akavuga ati kuwacu ariko nagenzaga nte, ko nabibonaga niko zubakwa, ko zigenza ziteye. Igitabo cyitwa Mubeho nta guhangayika ku ipaji ya 70, Vive sans stress, ipaji ya 70 twasome ijambo Mubeho mudahangayitse. Ku ipaji ya 70 hariho ijambo ngiye gusoma. Isoko ya mbere, la première source de stress, isoko ya mbere yo guhangayika, igituma abantu bahangayitse cya mbere kuruta ibindi byose. Quand on demande à une personne quelles sont les situations qui la stressent le plus, elle commence sa liste par les situations conflictuelles avec son entourage. Iyo ubajije umuntu ibituma ahangayika kurusha ibindi, atangira urutonde rw'ibimutera guhangana ahereye ku bamukikije. Entourage ntabwo turi mu baturanyi, abamukikije ni umugabo, ni umugore, n'abana, ni ababyeyi. Turi kujyana abaturanyi burya baza bakurikiyeho, ariko bihera ku bagenje batera. Ibanga rya mbere rero ngeze ku ipaji ya 74, adopto une attitude de pardon. Twige inyifato yo kubabarira, twimenyereze inyifato yo kugenza ute. Hano hakubiyemo ibintu byinshi ariko turihuta, ubwaho turahavuye. Twige kugenza ute. Yesu yigisha abigishwa be, yarababwiye ngo utubabarire ibyaha byacu ngo twagenze dute, uko natwe tubabarira ababigenje dute, babitugiriye. Ririya ni isengesho rikomeye. Nous sommes tous imparfaits, twese ntabwo turi imbonera, twese ntabwo turi imbonera. Vous l'êtes et votre conjoint aussi. Nturi imbonera n'uwo mwashakanye nuko nawe ntabwo agenje ate, ntabwo ari mwiza. C'est vous qui devrez prendre l'initiative au moment de pardonner. Ni wowe ukwiriye kuba nyambere cyangwa gufata icyemezo mu gihe cyo kubabarira, mu gihe cyo kugenza ute. Rero hari igihe ushaka inzira zo kubabarira umuntu ariko hatiteguye kugenza ute, kubabarira. Urasabwa kugenza ute, kumubabarira kugira ngo nawe Yesu azagenza ate, azakubabarire. N'utamubabarira ntabwo isengesho rizagenza rite, rizasubizwa. Parfois vous devrez pardonner des offenses involontaires. Rimwe na rimwe mukwiriye kwihana, mukwiriye kwihana ubushotoranyi mutatekerejeho. Donc ugashotora umuntu, ukababaza umuntu, nka vano n'abakomerekeje kandi atari wo mugambi wanzanye. Ibyo nabyo dukwiriye kugenza dute, gihana. Ni ukuri hari amateka yo mu byanditswe bigeze badusomera, aho James White n'umudamu we na White, umwe yateretse ibinika, abantu mwibuka amateka, atereka amata ahantu akatagombaga kujya, noneho undi ahageze arayamena. Noneho umwe ati umbabarire, nayateretse ahatagenza ate, ahadakwiriye. Nanjye umbabarire ko ntagize ubushishozi ngenza nte, ndayamena. Murebe urwo rugo zifite bake ariko bigenza bite, birashoboka. Wenda wari buze umubwira uti noneho nawe akagusubiza ukundi, umuriro ukaka. Mbese uko mwasomye byarangiye neza, byarangiye neza. Mais parfois les offenses seront intentionnelles, ariko rimwe na rimwe ubushotoranyi cyangwa se kurwanyana uba wabiteguye.
ugacaginga umujinya ngo nahagera ubone amagambo uri butondeke kumubwira kubera ko wagenze ute. Dans tous les cas, le pardon doit être inconditionnel. Uko byagenda kose imbabazi nta rwitwazo rugomba kubaho ku mbabazi. Yaba yabiteguye yaba atabiteguye uzagenza ute, zamubabarira. Dans tous les cas, ushobora kurwanya umuntu kumushotora wabiteguye cyangwa utagenza ute, utabiteguye. Non, dans tous les cas, le pardon doit être inconditionnel. Uko byamera kose imbabazi nta kindi zigomba kugenza ute, kubanza kubaho. Reka banza nsaba imbabazi nzabone ngenze nte, mubabarire nta bindi ugenje ute urengejeho, niko ibyanditswe bitubwiye. Il s'agit d'une expérience difficile pour l'amour propre de l'être humain. Iyo ni nararibonye ikomeye ku rukundo twikunda, urukundo umuntu yikunda. Ndamubabarira se yansabye imbabazi. Gusoma 74. Vive sans stress. Utaransaba imbabazi sinagenza nte, ubwo se ejo upfuye atarazi gusaba bigenda bite? Umuntu abapfanye icyaha. Mais c'est une nécessité préalable au développement du bonheur conjugal. Ariko ni igisabwa cyangwa ni cyangombwa ntagereranywa mu iterambere ry'umunezero w'abashakanye. Kubabarira ni icyangombwa ntagereranywa. Kubagenze bate? Ni amafaranga menshi, ni inzu ihenze, ni imirima migari, ni amatungo. Kubabarira gusa. Hepfo, le croyant qui a expérimenté le sentiment de pardon divin peut plus facilement entreprendre une telle démarche. Hano ati umwizera wagize inararibonye ry'icyiyumviro cy'imbabazi z'ijuru ashobora mu buryo bworoheye gufata iyo nzira yo kugenza ute, yo kubabarira. Reka hano tuhave kugira ngo twihute tunacungure ibihe byacu. Aba bantu rero bageze kuri iyi ntambwe, urugo ruba rufite ukuntu ruteye. Reka dusome Samweli wa mbere igice cya mbere. Samweli wa mbere igice cya mbere, ndasoma umurongo wa 13. Haranditse hati, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye yari yibwira ko yasinze. Nuko aramubaza ati, uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Muzasoma amagambo akomeye. Umurongo ukurikiyeho amagambo Hana yashubije umutambyi Eli. Uyu ni umugore wari umaze imyaka n'imyaka atabyara, ariko afite mukeba we ubyara kandi umuhagitse. 15. Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. 17. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ibyo uyisabye. Genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ibyo ugenza uteye. Namanutse ngeze ku murongo hepfo, muzasoma bagiye inama zo kujya gushima Imana, umugabo n'umugore. Baje inama zo gushima Imana, igihe Imana yari imaze kubaha igisubizo. 26. Uwo mugore aravuga ati, Nyagasani ndahiye ubugingo bwawe, nije wa mugore wari uhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Saba iki? Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Nicyo gitumye mutura Uwiteka, azaba uwatuwe Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe. Nuko asengera Uwiteka. Amaze gufata umwana agenda ate,
azirikana ko atari uwe, aragenda mutura nde? Undi mukurambere ufite amateka meza turamusanga mu Bacamanza ibice 13. Mukurambere witwa Manowa. Abacamanza ibice 13 handitse iri jambo rigira riti, ibice 13 Abacamanza. Marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni. Marayika w'Imana abonekera ababyeyi bande? Ndasoma mpere ku murongo wa 5. Uko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri uhereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Iki gihe Abafilisitiya bari baguye Abisirayeli nabi, maze Imana ituma ku mugaragu, ituma marayika wayo ku muntu w'Imana witwaga Manowa. 13 nahereye ku murongo wa 5. 6 uwo mugore ahera ko araza abwira umugabo ati, umuntu w'Imana yaje aho narindi, kandi mu maso ye hasaga n'ahamarayika w'Imana hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho yaturutse, nawe ntiyambwiye izina rye. Ariko arambwira ati, dore uzasama inda ubyara umuhungu, kandi ati uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha. Uhereye ryari? Aratwite ntaratwita? Guhera ryari? None. Ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina ukageza aho azapfira. Ubwo umwana atangiye ryari? Na nyina atarasama inda ye hagomba kubaho imyiteguro. Hagomba kubaho iki? Imyiteguro, kugira ngo uzashobore kugira umwana uzabwira akagenza ate? Akakumvira. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati, Nyagasani ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongera agaruke muri twe, atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Yongera agenza ate? Asubire mu mabwiriza wabwiye umugore wanjye, nanjye ngenze nteye yumve, kugira ngo tutazaca ku ruhande rwawe. None twebwe dusabwa kuba abana b'Imana, ba data na ba mama ari abasinzi, ari bakaziza, ariko tukaba abana b'iki? Twapfuye tutari twavuka, ariko turi gusabwa kugarura ya shusho twagenze dute. 9 nuko Imana yemerera Manowa, marayika w'Imana agaruka kuri uwo mugore, amusanga aho yari yicaye mu murima, ariko Manowa umugabo we ntiyarahari. Nuko umugore ahuta yiruka ajya kubwira umugabo we ati, wa mugabo wazaga ejo bundi yongeye kunyiyereka. Manowa arahaguruka akurikira uwo mugore, asanga uwo mugabo, aramubaza ati, mbese ni wowe wavuganaga n'uyu mugore? Nawe ati, ni njyewe. Nawe ati, ninde? Manowa ati, ibyo wavuze nibisohora, mbese azaba ari muntu ki, cyangwa azakora iki? Marayika w'Uwiteka abwira Manowa ati, ibyo nabwiye umugore byose abyirinde, kugira ngo azabyara umwana uzashobora gukora umurimo w'Imana neza. Ibyo nabwiye umugore byose agenza ateye. Harya ni ibihe? Ibihumanya byose ntakazagenza ate? Ntakazabirye. Ntakarye ikintu cyose kivuye ku muzabibu, ntakanywe vino cyangwa igisindisha, habe no kurya ikintu cyose gihumanya. Nuko yitondera ibyo namubwiye byose. Yitondera ibyo namubwiye bingana iki? Byose. Uko byagenze, aba ababyeyi bakurikije amabwiriza, maze Samusoni koko akiza Abafilisitiya, akiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya mu gihe cye. None twebwe se ubwo bimeze bite? Igitabo cyitwa Kristo wibagiranye ku ipaji ya 56 harimo iri jambo. Kristo wibagiranye ipaji ni ya 56 harimo ijambo rimeze ritya, mu gihe Manowa yavuze ati ibyo marayika yavuze, wenda umudamu yabyumvise nabi kubera ko bahuzaga,
aravuga ati reka nanjye kubyiyumvira, Imana irabyemera, tujye twibukiranya, tujye tugenza dute, tutazica amabwiriza y'Imana. 56 Kristo wibagiranye, haranditse hati j'ai reçu l'évangile et ma conduite de l'évangile. Nakiriye ubutumwa bwiza ariko inyifato yanjye irabuvuguruza. Agenje nte, nakiriye ubutumwa bwiza ariko inyifato yanjye irabuvuguruza. J'aime Dieu et je lui désobéis. Nkunda Imana ariko sinyubaha. Je le connais, je sais qu'il est la réponse à toutes mes attentes et je me tiens loin de lui. Ndayizi kandi nzi yuko ari igisubizo cy'amakene yanjye ariko nishira kure yayo. Mu gihe Manowa kugira ngo abyare umunaziri uzaba yubaha Imana, yashatse ko marayika yongera kuza ngo amuhe amabwiriza azagenderaho, ariko twebwe amakene yacu tuzakemukira, twarangiza tukajya hehe? Tukajya kure yayo. Je désire la vie éternelle et je m'en sens indigne. Numva nkeneye ubugingo buhoraho ariko nkumva ntabukwiriye. Nubwo ngenje nte, nubwo mbukeneye ariko numva ntabukwiriye. Je désire vivre en chrétien et je déshonore ce nom. Numva nifuza kubaho nk'umukristo ariko nsuzuguza iryo zina. Nsuzuguza iryo zina nubwo numva nshaka kubaho nk'iki umukristo. Ma foi, ma piété, les besoins de mon âme m'attirent vers le haut. Ukwizera kwanjye, ukwera kwanjye, n'ibyifuzo by'ubugingo bwanjye binkurura binjyana hejuru. Binkurura binjyana hejuru. Mes doutes, mes fautes, me précipite à terre. Ariko gushidikanya kwanjye n'amafuti yanjye bikanshushushubikanya binjyana mu isi. Bikambuza kujya hehe? Ahubwo bikampanura cyane bikangeza. Et je savais que malgré mes plus belles aspirations, mes belles paroles, mes belles résolutions, la moindre tentation qui s'approche trouve un complice à moi. Numva nubwo mfite les belles aspirations, mumfashe. Nubwo mfite ibyiyumviro byiza, nubwo mfite amagambo meza, nubwo mfite imyanzuro myiza, ariko akageragezo gatoyo kangezeho kansangamwa ubugambanyi. Gasanga niteguye kugenza ute kugwa ntakomeye. Car j'appelle au secours et j'ai peur que le secours n'arrive. Kuko nkenera ubufasha ariko nkaba mfite ubwoba ko ntashobora gufashwa, ubufasha butari buze. Umuntu agapfukama agasenga Imana, agafata umwanya wasenga Imana ariko agashidikanya iki? Agashidikanya igisubizo cy'Imana cyaba kikije? Oya pe, ako cyaba kikije. Je veux que tu m'aides et quand tu viens, je te chagrine. Ndashaka kumfasha ariko igihe uje kumfasha ndakubabaza. Tugashaka ko ijuru rituba hafi rikanadufasha, ubufasha bwaza tukagenza dute? Tukababaza ijuru rikabura icyo ridukorera, ngo abamarayika bagasubirayo. Ntago wowe bagenda umujyi umwe ngo bagenda bari gukata amakoni kubera ko basanze bajyanye imimuriko itari myiza. Bajyanye imimuriko itari myiza bagasubirayo mu by'ukuri bababaye. Zaburi ya 95 umurongo wa 6 tuhareba ijambo. Zaburi ya 95 umurongo wa 6. Mirongo icyenda na gatanu umurongo wa 6 turasoma n'uwa 7 aranditse ati nimuze tumuramye twunamye dupfukamira Uwiteka umuremyi wacu. Nimuze tugenza dute? Tumuramye twunamye dupfukamira umuremyi wacu, kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu b'icyanya cye, turi intama zo mu kuboko kwe. Uyu munsi icyampa mukumva ijwi rye. Umunyezaburi avuga aya magambo akomeye cyane.
ko turi abantu bo mu cyanya cye, turi intama zo mu kuboko kwe. Uyu munsi ngo icyamuha tukumva iki? Ijwi rye. Ibintu byagenda ukundi, ibintu byakosoka, maze Imana igahabwa icyubahiro. Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 6 kugeza wa 8. Gutegeka kwa kabiri ibice 6 umurongo wa 6 kugeza wa 8 haranditse ati: aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Uje ugira umwete wo kuyigisha abana bawe. Uje uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Nuko uryamye, nuko ugeze ute? Uyahambire ku kuboko kwawe, akubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugarira byawe. Ibyo nubikora, byanga bikunda hari ikizakubera cyiza. Igitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo ku ipaji ya 155 harimo ijambo rivuga ngo Aburahamu inshuti y'Imana. Aburahamu inshuti y'iki? Yabayeho imibereho yo gusenga. Nta kindi Aburahamu yakoze gihambaye. Yabayeho imibereho kugenza ute? Yo gusabana n'Imana. Akumva ijwi ry'Imana, n'Imana nayo ikagenza ute? Ikumva. Maze bakaganira kugeza ubwo Imana yapangaga imipango, ikavuga iti sinayishyira mu bikorwa ntaravugana n'inshuti yanjye Aburahamu. Yaragiye kurimbura Isodomo n'i Gomora, yaravuze ati ntago nabikora ntabwiye Aburahamu inshuti yanjye. Abyumvise yazanshidikanya. Imibereho ye ngo yari imibereho kugenza ute? Yo gusenga. Intize nsomemo ijambo 250 255 niho ngiye gusoma. Hari ijambo rigira riti: umurimo wa Gikristo. Mwebwe abavuga ko mukunda Imana mujyane na Yesu aho mugiye hose. Kandi kimwe n'abakurambere bo mu gihe cyashize, mubaka igicaniro cy'Uwiteka ahantu hose mushize ihema ryanyu. Iyo ngingo ikwiriye ubugorozi bwagutse kandi bwimbitse. Kujyana na Yesu aho tujya hangana iki hose. Iyo tumusize tuba turi mu bibazo. Iyo tugiye dusize Yesu tuba turi hehe? Tuba turi mu bibazo, ariko ntago tujya tubimenya. Tuti iki kiraka ntago kiri buncike. Iyi gahunda irimo amafaranga afatika ntari bugenza ate? Ntari buncike. Tukagenda dusize nde? Tukagenda dusize Yesu. Ibintu bikaba bibi. Nimukomeza gusoma iki cyigisho muzasanga ko ababyeyi bafite inshingano yo kwigisha abana babo umurinzi, ngo abamarayika bajya barinda abana bagenjerejwe batyo. Baragijwe Imana mu gitondo mbere yuko bajya muri gahunda zabo. Abamarayika b'Imana barabarinda. Ubwo none iyo tutabaragije bigenda bite? Nta gihome kiba maze imyambi ya Satani ikabageraho kandi ikabagwa nabi. Muri cya gitabo cyitwa Kubana n'Imana iminsi yose ku ipaji yacu ya 31, paji yacu ya 31 hari ijambo rigira riti: l'Éternel s'intéresse tout particulièrement aux enfants, aux familles de ces enfants ici-bas. Uwiteka yitaye by'umwihariko ku miryango y'abana be hano ku isi. Yitaye by'umwihariko ku miryango y'abana be hehe? Hano ku isi. Les anges offrent le parfait de l'encens pour les parents en prière. Abamarayika baha umubavu humura. L'encens ni gicaniro niki. Les anges offrent le parfait de l'encens pour les parents en prière. Umubavu uhumura neza ababyeyi basenga. Iyo ababyeyi bari gusenga amasengesho yacu abamarayika bahita bayaha umubavu uhumura ute neza.
que dans chaque famille donc, la prière monte vers le ciel dès le matin et l'heure fraîche du soir. Reka noneho muri buri muryango wose hazamuke amasengesho mu ijuru guhera mu gitondo ndetse na nimugoroba kutari bwira. Nasomye ngo ni fraîche du soir. Izuba riri kugenza rite riri kurenga. Et demandez ce que vous désirez en présentant à Dieu le mérite du Sauveur. hanyuma ngo basabe ibyo bifuza byose babigeze ku Mana kubw'umukiza wacu. Le matin et le soir, l'univers céleste enregistre les prières de chaque jour. Mu gitondo na nimugoroba isi yo mu ijuru cyangwa se mu ijuru bandika amasengesho ya buri munsi. Naha buri wese ngo yibaze ngo buri gitondo na nimugoroba yandikisha iki? Kubera ko bigenza bite birandika, waba ubizi waba utabizi, wabikora utabikora, bo bandika ibyagenze bite, ibyakozwe. Ndi gusoma kubana n'Imana iminsi yose page 31 avec Dieu chaque jour. Page 31 niho ndi. Avec humilité et un cœur plein de tendresse, conscient des tentations et des dangers au-devant desquels vous allez tous placer vos enfants sur l'autel et demander au Seigneur de veiller sur eux. Mwicishije bugufiya kandi umutima wuzuye ubwuzu, muzi neza ibigeragezo n'akaga kari imbere aho mugiye kujya mwese, mushyire abana banyu ku gicaniro maze musabe umwami kubarinda. Dusabe umwami kugenza ute? Les anges entoureront et garderont vos enfants ainsi consacrés à Dieu. Abamarayika bazabagota kandi babarinde iyo twabigenje dutyo. Iyo twabigenje dutyo abamarayika barabagota kandi bakagenza bate bakabarinda. Twarangiza tukabimikira kandi bo biteguye kugenza gute kudukorera, maze twebwe tukabima ikiraka, abana bacu bagerayo bagahura n'ibibazo. Igitabo cyitwa Les adolescents et leurs parents, ingimbi n'abangavu ku ipaji 129, ingimbi abangavu n'ababyeyi babo ku ipaji 129. Iyo ibyo tutabikoze baratujijisha. Ukujyana ku isabato akakwereka ko uri umukirisitu, ko ari umukirisitu, yamara kurenga amakona biravuye iwanyu, mu isakame yatwaye, mu gikapu yatwaye, akaba afite imyenda itandukanye niyo yavuye mu rugo yambaye, akaba afite inyifato itandukanye niyo ajya agira hehe materaniro. 129 mbabarire 89. En premier lieu, les parents ont besoin de comprendre la nature normale du groupe en tant que source de pression. Ubwa mbere ababyeyi bakeneye gusobanukirwa nature normale, imiterere nyayo y'itsinda riri gusunika umwana wawe. Ko uyu mwana mwigisha ntya ariko nkaba ndi kumubona ntya, biri kuva hehe? Menya inshuti z'abana, menya abo bakorana, menya abo bigana, menya abo bakundana, uzamenya aho umwana wawe ari kugenza ate. Pour l'adolescent, il est très important d'être accepté par ses amis, encore plus même que par ses parents. Ku mwangavu n'ingimbi ni ingenzi cyane kwemerwa n'inshuti ze. Nibyo bimufitiye agaciro ko inshuti ze zigenza zite zimwemera kuruta uko yakwemerwa n'ababyeyi. Nimushaka munyica ariko nangiye ijipo ndagenza ate. Niba iriya pantaro ntayibonye, nimushaka byose mugenza mute mubyihorera. Yemwe babyeyi yo mugiye kugura abana ku isoko bijya bibaho ndibijya bibaho. Nubibona ugenda umenye abo bari kugenza bate, abo babana. Agwemera ko mujyana kugura mutegere ukamugura ibyo dushaka. Kamuvangira.
aho tugiye kuhagera. Muzehe ati ntabwo yemera ko mujyana kugira ngo utamubangamira ku byo ashaka kugenza ute kugura, nawe ukagenza ute ukabyemera. Le jeune veut être semblable aux membres du groupe. Umusore aba akeneye gusa neza neza na bagenzi be bahuriye mu itsinda. Mbese abantu babana mu buzima busanzwe bashobora kuba mu kigero kimwe ariko batabana nawe. Arashaka kugenza ate gusa nabo neza neza uko bameze. C'est l'attitude que certains ont appelée du Cameroun. Ni inyifato bamwe bise iy'urwumva. Mu materaniro n'umukirisitu. Mu ndaya ni iki? Ni indaya. Mu basitari ni iki? Ni umusitari. Mu bakirisito ni umukirisito. Mu bapagani ni iki? Abapagani byose bikajyamo kandi bigakunda. Inyifato y'iki? Y'urwumva. Ariko nta kaga ko nasomye ngo Yesu Kristo ko yari arejo. Uyu munsi ni kwari kandi ko azahora iki? En comprenant ces facteurs, ils pourront soutenir beaucoup mieux leurs enfants. Mu gusobanukirwa iyi ngingo yuko abana babo basa n'iki? N'inzumvu. Ababyeyi bakwiriye gushyigikira cyane abana babo. Najya ku ishuri umuherekeze ugenda ute, umugezeho utitaye ko itikeni yawe biri bugutware menshi. Umuherekeze umenye ko ageze hehe. Hari igihe azanyurira ahantu akageraho hashize icyumweru. Bijya bibaho bijya bibaho. Muzehe ati ukajya kumugurira arangiza akagenza ate akakwanga akanga ati ntabwo tujyana kungurira ntabwo uzi bige. Paji ya 26 hatubwiye. Nyabyitore umuzingo wa mbere paji ya 26. Randitse hati responsabilité des parents. Inshingano y'ababyeyi. La grande responsabilité qui repose sur les parents m'a été montrée. Umuhanuzi kazati inshingano ikomeye ababyeyi bafite narayere. Cyangwa se neretswe inshingano ikomeye ababyeyi bafite. Ils ne doivent pas se laisser conduire par leurs enfants, mais être eux-mêmes des conducteurs. Ntabwo bakwiriye gutuma bayoborwa n'abana babo, ahubwo ngo nibo bakwiriye kuba abayobozi b'abana babo. Nujya kumugurira amafaranga niwo yaruhije, akakubwira ati titujyana utangurira ibyo ntashaka. Uzamubwira uti noneho amafaranga ngiye kugenda nte ngiye kuba nyabi. Niwumva naguherekeza uzambwira tugenze dute, tugende njye kukugura. Yego. Ufite akaraka kigurira ibyo ashaka. Reka nze tugiye kuhagera. Umubyeyi ati hari utakigurira wamaze ubwenge cyo kugenza ute cyo kwigurira. Naranditse hati Mon attention a été attirée sur l'exemple d'Abraham. Ibitekerezo byanjye byarakuruwe binyerekeza ku cyitegererezo cya Abraham. Ce patriarche fut fidèle dans la direction de sa famille. Uyu mukurambere yabaye umukiranutsi mu kuyobora umuryango we. Ainsi il inspira ses descendants et Dieu s'en souvient. Ubwo buryo bya bindi bye bijya no mu bana be maze mu Imana irabimwibukira. Le cas d'Eli me fit ensuite rappeler. Noneho nibutswa n'ibya Eli. Abahungu be bapfiriye umunsi umwe nawe n'umwuzukuru. Oya, ahubwo umudamu yabyaye igihe kitageze. Sibyo? Hapfuye abahungu, umusaza byumvise arapfa, umukazana byumvise arapfuka amagenza ate arabyara. Ariko yita izina rikomeye ryitwa Ikabodi. Bisobanura ngo icyubahiro kivuye hehe? Israel. Kubera kunanirwa kugenza ute utegeka abana. Noneho hepfo. Les parents doivent diriger leurs enfants, corriger leurs passions et leur apprendre à obéir. Ababyeyi bakwiriye kuyobora abana babo, gukosora ibyifuzo byabo
no kubigisha kubaha, nubwo yaba ari umugabo, nubwo yaba ari umusore cyangwa inkumi. Ngeze kuri cya kindi cyawe, ariko aracyari umwana wawe. Ubu iyo wari ugifite mama wawe, sinzi niba ukimufite, abakubwira ngo yewe mwa, nawe ukitaba uti karame, abashyomye se, nawe uracyasabwa kugenza ute? Kumwubaha uramutse ugize umugisha wo kuba ukimufite. Ni inshingano y'ababyeyi kuyobora no gutegeka abana babo. Nibitaba ibyo, sino Dieu anéantira ses enfants au jour de sa colère, tandis que les parents qui ont failli à leur tâche recevront le blâme justement en cours. Nibitaba ibyo, Imana izarimbura abo bana ku munsi w'umujinya wayo, kandi ababyeyi bananiwe inshingano yabo bazahabwa igihano kibakwiriye. Ubwo umwana akiri uwawe ugifite umugisha wo kumufite, uracyafite kumubwira. Nibyanga nk'uko Kayini byagenze, azapfa yizize, wowe urokora iki? Ubugingo bwawe. Nugira umugisha bigakunda, uzavuge ya magambo twasomye aboneka mu Baheburayo nyari ibice 3, ati ndi hano n'abana Uwiteka yagenje ite, Uwiteka yampaye. Ubwo rero ntabwo uvuga ngo kuko yayakoreye ayapfusha ubusa uko ashaka, ahubwo ni inshingano zawe gukomeza kukagenza ute, ukamubwira, wagira umugisha kumva kubwo gufashwa n'Imana. Yakwanga ubwo nta kundi. Imigani igice cya 22 umurongo wa 6 hari ijambo ritubwira ko dukwiriye kumenyereza abana inzira bakwiriye kunyuramo, ko bazarinda abasaza bataragenza bate. Iryo sezerano turyishingikirizeho, ndi byatugirira akamaro, byatugirira umumaro pe. Iyo tubyaye abana n'ino minsi, ni amahirwe yacu yo kubarera, ariko uhereye mu bwana. Ndabona iyo tugarutse ku myambarire, kuko ubu ngubu uteye ubwoba, usanga akana kakiri gatoya ukagurira imyenda, niba ari umukobwa ukamugurira umwenda w'abahungu, noneho agakura azi neza ko kwambarana na basaza be nta kibazo gihari. Noneho nawe ukavuga uti buriya najya kuba agakumi nzamubwira yambara akajipo. None ari ukumenyereza umwana akiri muto, kandi ibyo nabyo uwo mwana akaba abigurirwa n'ababyeyi, ababyeyi bakabimugurira ari akana gatoya. Aho sintekereza yuko nyuma igihe uzashaka kumukura kuri wa mwenda unamwereka ibyo akwiye kwambara, azakubera ibamba akakubwira yuko uhereye mu buto bwe ariko yambitswe nawe, bizagenda bite? Umvise ikibazo cya muzehe, bagisubiza nyuma. Arakoze. Arakizikana wandike. Yego. Anige turi sawa. Muri iki gitabo cyitwa L'itinéraire du couple, cyangwa se icyerekezo cyiza cy'abashakanye, ku ipaji yacyo ya 96 handitse ijambo rigira riti prendre des précautions contre certains comportements à risque. Kugira ibyitonderwa birwanya inyifato zishyira mu kaga abana bacu. Umubyeyi aba agomba kuba maso igihe cyose, kuko ukuntu kakiri gatoya gafata icyuma gashaka kugikinisha, we nk'umubyeyi ukavuga ati kino cyuma kiragenza gite, gishobora kumukeba, ugafata inshingano yo kukimwaka, yashaka gasigara ari kugenza ate, ari kurira, ariko wakimwatse kugira ngo utamugirira nabi. Niyo bagenda bakura nuko nguko biba bisabwa kumera. None uri kumugurira agapantaro ngo ejo azakambara ageze ngo uzahindura ijipo, amaze kugenza ate, aramaze kumukundisha ipantaro. Aha ngaha ari kutubuza ngo dufate ingamba hakiri kare z'akamenyero cyangwa inyifato
zibashyira mu kaga. Hakurya kuri 97, accepter l'aide d'un adulte extérieur au foyer. Bemera ubufasha bw'umuntu mukuru uturutse hanze kuruta uko bemera ubw'iwabo. Rukujyana ise na nyina bakamubwira akanga, ariko hanze yamubwira akagenza ate, akaba ari we yumvira. None kugira ngo bikemuke, ibanga ni irihe? Rester unis dans une relation vivante. Guhora turi bamwe n'abana bacu, kandi iyo sano igahora ari nzima. Isano yacu iduhuje n'abana bacu igahora ari nzima. Nicyo gikemura ibibazo. None tubabona ryari? Abana bacu tubabona ryari? Bamwe bari kwa banyirakuru, abandi bari kwa banyirasenge bafite amikoro na banyirarume. Bakeya nibo dufite. Abandi bari hehe? Bari mu miryango ishobora kugenza ute, kubafasha ikabaha iby'umubiri ariko itazabaha iby'iki, iby'umwuka. Hari igihe kwa uteganya bizagera yararangije kwangirika, utakibona nuko ugenza ute umugarura. Hano ku ipaji ya 98, identifier les valeurs concrètes qu'il faut enseigner. Kumenya agaciro cyangwa se indangagaciro concrète zifatika ugomba kwigisha umwana wawe. Indangagaciro zigenza zite? Ko yabana n'abandi, izo mu bwenge n'iziyobokamana. Ibyo ngibyo umwana wabimuhaye yarasomye ngo Timoteyo, ababyeyi be bamwigishije ngo akiri mutoya. Usobanuro yego. Akizigama nasoma. Yego gusoma amasuri abiri, hanyuma ngo dusorezaho kugira ngo abantu babaze ibibazo. Muri iki gitabo cyitwa Ibyaduka byo minsi y'imperuka, ku ipaje yacyo ni ingingo y'igihumbi na 74. Nshaka kwasoma ijambo paje 294, ingingo y'igihumbi na 74. Ishimwe ry'ababyeyi b'abagore b'indahemuka mu kwizera. Ishimwe ry'ababyeyi b'abagore b'indahemuka mu kwizera. Igihe amateka azacibwa, ibitabo bikabumburwa, igihe umucamanza mukuru azaba yamaze guca amateka ye, kandi ikamba ry'ubwiza budapfa rikazaba rimaze gushyirwa ku ruhanga rw'umuneshi, benshi bazazamura amakamba yabo mu maso y'ibyaremwe byose biteraniye hamwe, maze berekane ba nyina bagira bati. Berekane bande? Bagira bati. Ikusoma Ibyaduka paje 294 ngeze kuri 295. Aba bazavuga bazerekana ba nyina, maze bagire bati, yangize uko ndi kose ubuntu bw'Imana. Amen. Bari hehe? Ari mu ijuru. Cyigisho cyitwa umurage wa Bera. Yangize uko ndi kose ubuntu bw'Imana. Cyigisho yampaye n'amashengesho ye yahawe umugisha, yemesha agakiza kite. Nyigisho yagenze ate n'amasengesho byahawe umugisha, bimesha agakiza kiteka. Amarika b'Imana bambika kudapfa amazina y'ababyeyi bose b'abagore bagize imihati yegejeje abana babo Yesu Kristo. Bandika amakamba imihati aba babyeyi bakoresheje, maze bigatuma abana babo bagera ku bugingo bw'iteka. Noneho igitabo cyitwa Child Guidance ku ipaji yacyo ya 17, barebe ijambo. Child Guidance paje ya 17, hari ijambo ryiza nshaka ko dusoma kwerekera umusozo. Igitabo cyitwa imiyoborere y'abana, uburyo twayobora abana bacu, paje yacu ni ya 17.
Subiri ya gatatu haranditse hano, parents, remember that your home is a training school in which your children are to be prepared for the home above. Babyeyi, mwibuke ko mu rugo ariryo shuri abana bitoreza. Mu rugo niho abana bitoreza, aho abana banyu bagomba gutegurirwa mu rugo rwo mu ijuru. Mu ngo zacu niho abana bacu bategurirwa kuzaba mu rugo rwo mu ijuru. Deny them anything rather than the education that they should receive in their earliest years. Ngo mubangire ikintu cyose kitari inyigisho bagomba kwakira mu myaka yabo bakiri bato. Tuzatume muzehe umwana wawe, umwuzukuru wawe yiga kwambara ipantaro y'umukobwa akiri mutoya ngo wibwire ngo azambara ijipo amaze kuba mukuru. Naratubwiye ngo ibyo tugeze dute tubyange bakiri kare, twibwira ngo bizatungana bamaze kuba bakuru. Allow no way of pettishness. Mukagira ijambo na rimwe mubabwira mufasha muri cyongereza. Pettishness byo gutetesha, byo gushashariza cyane. Ninde ugenza ute? Gushashariza cyane no kwica umwana mu bwenge. Ugenza ute? Timuzari babwire n'ijambo na rimwe. Teach your children to be kind and passionate. Igisha abana bawe kuba imfura cyangwa se kuba beza kandi bihangana. Mubigisha kuba bagwa neza kandi bagenza bate bihangana. Teach them to be thoughtful of others. Mubigishe gutekereza ku bandi. Niba mwatetse bikeya akabona bari gukina n'abandi bana, ye kwinyuza ngo aze kurya wenyine, ahubwo atekereza ku bandi nubwo ari bagenza bate. Ye kumva ko ubamuguriye ipantaro, ijipo cyangwa ikabutura ariye wenyine mwene nyina nayambaraho intambara zagenze ute. Ahubwo yumva ko imyenda nubwo ari we yitirirwa na bene nyina bagomba kugenza ute yambaraho. Thus, you are preparing them for higher ministry in religious things. Urubwo buryo uzabateguriza umurimo urushijeho wo mu by'iyobokamana. Uzaba uri kubategurira umurimo wo ku rwego rwo hejuru mu by'iyobokamana. 18 isubiye kabiri. Not a secondary matter. Ntabwo ari ingingo ifata umwanya wa kabiri. Uko kurera abana bacu si ingingo ifata umwanya wa kangahe. Let not home education be regarded as a secondary matter. Undi mugatekereza ko kwigisha abana mu rugo, mugatume ko kwigisha abana mu rugo bifata nk'ingingo ya kabiri. We ikwiye ku ngingo ya kangahe? Ya mbere. It occupies the first place in all true education. Ifata umwanya wa mbere mu burezi bwiza bwose. Uburezi bwiza bwose iyobokamana rifata umwanya wa kangahe? Wa mbere. Fathers and mothers have entrusted to them the modeling of their children's minds. Ababyeyi b'abagabo n'ab'abagore bahawe cyangwa se babikijwe uburyo bwo gutunganya ibitekerezo by'abana babo. Nibo bahawe gutunganya uko tumeze niko ababyeyi bacu bagenze bate batureze. Uko turi kurera abana bacu niko bazagenza bate niko bazakura. Hano hari ikintu gikomeye cyane. Umwana akavuka akagera ku myaka 15 atazi gutekereza kubera ko bafite iki abakozi. Umugabo cyangwa umugore akagira igihe cyo gushingirwa atazi uko bafata isuka cyangwa umupanga. Ubwo mwambwira ngo ndi umuturage w'Imasizi. Yego. Ariko burya bakagombye kugira icyo bagenza bate, icyo bakora. Ayo maboko atari gukora satani agenza ate. Itegeko rya 4
kuva igice cya 20:9 haranditse ngo mu minsi 6 ujye ukora abari ukoreramo imirimo yawe n'iki yose. Iyo tudakoze mu minsi 6 tujya kwica itegeko rya 4 ry'Isaba. None se azabura gukora abura no gutawanyika? Cyangwa bikunda hari icyo agomba gukora. Icyo ngicyo rero icyo umuntu abona icyo azagenza ate cyazasara. Igitabo cy'uburezi amarebe ijambo maze ngaruke mu masomo abiri navuze giye gusozaho. Burezi paje 56. Daniel na bagenzi be bari barigishijwe neza amahame y'ijambo ry'Imana. Bari barabagenje bateye. Bari barize guhara iby'isi bakabigurana iby'umwuka. Barize gushaka ubutunzi bw'agahebuzo kandi babiboneye ingororano. Babiboneye iki? Imico yabo yo kwirinda ndetse no gukomera ku nshingano yabo nk'abari bahagarariye Imana yatumye bakuza imbaraga z'umubiri, iz'ubwenge no mu by'umwuka ku rwego ruhanitse. Abo basore uko ari bane barangije inyigisho zabo babasuzumiye hamwe n'abagenzi babo biganaga kandi bategurirwa kuzahabwa inshingano zikomeye mu bwami bwa Babuloni, ariko basanze nta n'umwe uhanye na Daniyeli, Ananiya, Mishayeli na Azariya. Kubera ko bahisemo kubaho ubuzima bwubaha iki? Ubuzima bwubaha Imana. Rero twareba amasomo abiri tugiye gusorezaho kugira ngo bagize ibibazo nabo tubaha umwanya maze bafite ibisubizo babitange. Mumfashe kadusome Abaheburayo 2:13. Abaheburayo 2:13 haranditse hati, Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 13 haranditse hati, kandi ati nzaba ariyo niringiye, kandi ati dore ndi hano jewe n'abana Imana yampaye. Ndi hano n'abana Imana yagenje itera yampaye. Nuko rero nguko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abona uko abahoze mu butaka n'ububata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha byacu. Niyo mpamvu ahagaze ku rugi akomanga ngo ngira tugenze dute kugurugete, kuko se yakurikije amahame Abeli yari yaranyuzemo, natwe tuyakurikije ishusho twagenza dute twayisubizwa. Ariko niba tutiteguye nta kijuru byadukorera. Dusoreze mu Baroma igice cya 8 ndasoma umurongo wa 3 ndetse n'uwa 29. Abaroma 8:3. Umurongo wa 3 haranditse ati, kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamereho iteka. 29. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Yabahaye iki? Ubwiza. Reka ubu bwiza twahawe n'Imana tubwakirize yombi,
tubwakirije imitima yo kwizera. Ubwo Yesu agiye kuza, twe kuzakorwa n'isoni kandi ijambo ry'Imana turifite mu ngo zacu. Mana, duhe kwizera gushyitse, duhe guharanira kongera kubona ishusho twatakaje. Yesu nagaruka uko duteraniye aha ngaha, tuzimurirwe mu bwami bwe, mu izina rya Yesu.